ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka. Amazina nitwa Prosper Nkomezi. Igitaramo imyiteguro igeze kure, harabura ibyumweru 2 n'ukwezi kumwe tukakigeramo, ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7. Oya, ntago nabitekerezaga, naratangira gukora career solo, ariko maze kuyikora nagombaga gutekereza ko nzagikora, gusa ntago nari nzi igihe cy'Imana, nari ntegereje isaha y'Imana kwigera. Isaha y'Imana rero yarageze, niyo mpamvu nagiteguye. Itariki 7 z'ukwezi kwa 7 ni itariki nziza, zisobanuye ikintu gikomeye cyane muri Bibiliya n'umwuzuro w'Imana, bijanye cyane n'izina rya konseri yitwa ibasha gukora live concert. Abantu bazaze biteguye kujana ibintu byuzuye. Mfite amatsiko cyambere n'uwo munsi ukuntu bizaba bimeze, ikindi mfite amatsiko yo kuzabona imbaraga z'Imana kuri uriya munsi, kubera ijambo riba mu Efeso rivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Mfitiye amatsiko ico kintu Imana izakora uwo munsi. Ikindi mfitiye amatsiko ni nyuma y'igitaramo uko bizaba bimeze. Mu byumweru 2 biri imbere abo tuzafatanya ndaba namaze kubashira hanze ndetse n'aho bizabera. Ibyantunguye cyane n'uburyo abantu bakiriye ibihangano Imana yari yancishijemo, nabikora numva ari ibintu bisanzwe, ariko feedback z'abantu benshi ngenda mbona zigenda zintungura cyane ku buryo ntabitekerezaga. Sinzahwema kuvuga ineza yawe mwami, ibyo ukora birenze ubwenge bw'abantu. Murakoze. Tariki ni 7 z'ukwezi kwa 7 nibwo konseri zaba. Imana ibamugisha. Ku ndirimbo turi gukorana n'indirimbo twamaze kurikodinga na Aime, kugeza ubu yararangira hari, ntago ari yonyine, hari indi irangiye nayo iri kuri album ya 2. So hasigaye kudesida igihe cyo kuyishira hanze, bazayibona bidatinze. Indirimbo twakoranye na Aime yitwa Nzahora Ndirimba. Nzahora ndirimba izina rya